muraho neza abakunzi bacu bara badukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuje gukosora ikizami kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho ko n'imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsire ku nota hejuru kandi bitatugoye. Ese no kubera iki tuje gukosora kino kizami kiba kimaze gukorwa? Nuko ibibazo biragaruka. Wakosora kino kizami kimwe kimaze gukorwa wagerwa mu kizame cyawe ukabona ibibazo 9 biragarutse byo mwa kino kizame kimwe umaze gukosora ukabona ibibazo 10 biragarutse. Rero kugira ngo ujye mu kizame ukore mwihita utsinda ikintu busabwa no kubonera kugiye kino kizame kiba kimaze gukorwa. Kugira ngo ujye uhita ukibonera kugiye rero mbere y'uko ureba ino video ujyaho hasi hasi umukara ndetse ijambo ngo subscribe ukahakanda. Iyo umaze kwakanda ikintu cyose nkizeho kiba ari icyagufasha ko wajya mu kizame ugakora rimwe ugahita utsinda ugira uhita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizame kiba kimaze gukorwa ari icyambere, yaba ano masomo ngenda mbashyiraho agenda bafasha kumva neza bino bibazo byabajijwe, byaba bira bibazo nkunda gupostinga ugira uhita ubibonera ku gihe kugira ngo nugerwaho uzakore rimwe uhita utsinda. Rero ndakeka ko amaze gukanda subscribe. Aho hasi ushaka kode uratwandike cyangwa ukaduhamagara ni kuri 0789351626 tukagufasha kubona kode mu gihe gitoya aho waba uri hose mu gihugu. Ugeneye kwiga mu buryo bwa online uri kure bitagukunda ngo uze twigane mu ishuri, cyangwa bitewe n'akazi ukora bitagukunda ngo uze twigane mu ishuri, turakwigisha aho waba uri hose mu gihugu wagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda ukaduha amasaha ubona akunogeye ubonekaho ku munsi. Rero mutwandikire cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626 tubafashemo. Ndakeka ko amaze gufata agapapuro rero, ndakeka ko amaze gufata agakaramu, ndakeka ko amaze gukanda subscribe hasi. Reka dutanye n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo icyapa gisobanura. Ese kino cyapa gisobanura iki? Ese wowe turi gukosorana kino kizame, kino cyapa uri kubona gifitiye ishusho? Ese uri kubona uruziga? Ese uri kubona impande 3? Ese uri kubona impande 4? Kino cyapa gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bwera cyangwa se bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki? Kuri buri kibazo waduhaye ibisubizo 4 ugahitamo kimwe cy'ukuri ukacyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Arango ntihanyurwa n'abanyamaguru. Bega ngo akayira k'abanyamaguru, sega ngo aho abanyamaguru bambukira, dega ngo B na C ni ibisubizo by'ukuri. B akayira k'abanyamaguru cyangwa se aho abanyamaguru bambukira bikaba ari ibisubizo by'ukuri, niko kuri D baba bashatse kuvuga. Urabizi mu kizamu hitamo inyuguti imwe. Ese hano urabonetse cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye? Ndatekereza ko iso cy'ukuri bamaze kugihitamo. Ndatekereza ko iso cyanya cyo bamaze kucyandika wa papuro n'iso cy'ukuri nta kindi ni A, ntihanyurwa n'abanyamaguru. Murabizi neza kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. No kuvuga ngo ikintu cyose kiri mu kirango baba bari kukibuza. Niba harimo umunyamaguru ntihanyurwa n'abanyamaguru. Niba harimo zira modoka zigenewe gutwara ibicuruzwa ntihanyurwa n'imodoka zigenewe gutwara ibicuruzwa. Niba harimo wenda nka 30 ntabwo wemerewe kurenza umuvuduko wa kilometero 30 mu saha. No kuvuga ngo bino byapa byose bafite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara biba biri kubuza ikintu cyose kiri mu kirango baba bari kukibuza. Hano harimo umunyamaguru none bari kutubwira ngo ntihanyurwa n'abanyamaguru. Ndakeka ko muzwi hitamo igiso cy'ukuri aricyo A. Ndakeka ko muzwi yandika ku papuro ariko mbibutsa ko code ziri kuboneka waba rose mu gihugu. Twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626 ngufashe kubona kode mu gihe gitoya. Kwe n'imyitozo iragufasha kwitegura neza kugira ngo nugerwaho uzakore rimwe uhita utsinda. Ukeneye kwiga uri kure bitagukunda uza twigane mu shuri, cyangwa bitewe n'akazi ukora uduha amasaha ubona kunogeye ubonekaho ku munsi. Yageze turaboneka, tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi dukurikije bino bibazo bikunda kuza. Niyo mpamvu usigaye ubona gukora rimwe hamwe na Rwanda Driving College TV byabaye nk'umuco. Mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626 tubigufashe. Mu kibazo cya kabiri cyabaza ngo iyo nta mategeko ahugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zikoreshwa nk'amavatiri y'ifasi cyangwa amatagisi zifite uburemere bwemewe utarenga kilogramu 3500 ni ne muvuduko ntarengwa. Hano ari ibisubizo 4 baduhaye. Aravuga ngo kilometero 60 mu saha, B ngo kilometero 40 mu saha, C ngo kilometero 75 mu saha, D bakatubwira ngo kilometero 20 mu saha. Mbibutsa ko ibintu bya kilometero runaka mu saha
ntuzabigireho ikibazo. Ikinyabiziga cyose kigenda gifite moteri uba ufite ahantu uri kujya urebera umuvuduko uri kujya ugenderaho mu saha. None uno muvuduko ntarengwa kwa zino modoka zikoreshwa nk'amavatiri fasi cyangwa amatagisi ariko zifite uburemere bwemewe butarenga ibiro 3500 nuhe mu saha iyo nta mategeko awugabanya. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko iso cyanya cyo amaze kucyandika wa papuro n'iso cyukuri nta kindi ni se aba ari kilometero 75 mu saha. Noneho ziriya modoka zo zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange aba ari kilometero 60 mu saha. Mba ngomba kubikubwiraho kugira ngo nuramukuye nacyo mu kizamura akora mu kanya uhita ugikura murabizi hano dukosora ikizama, ariko turi kureba n'ibibazo bishamikiye kuri icyo kibazo tugezeho kugira ngo twizere ko nujya mu kizamura akora rimwe ugahita utsinda. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo ikinyabiziga kibujijwe guhagarara akanya kanini ahakurikira. Ahantu hose ikinyabiziga ntabwo cyajya kihahagarara umwanya munini. Hari ahantu biba bibujijwe ko ikinyabiziga cyawe cyahagarara umwanya munini, kuko murabizi hari ikinyabiziga gishobora guhagarara ahantu umunsi wose ijoro ryose. Rero hari ahantu biba bibujijwe guhagarika ikinyabiziga cyawe umwanya munini. Hehe arangwa imbere y'ahantu hinjirwa hanasohokerwa n'abantu benshi, mbega ngo mu muhanda aho ugabanyijemo ibisate bigaragazwa n'imirongo idacagaguye. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari ikiso cy'ukuri ndetse na B ikaba ari ikiso cy'ukuri, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona ikiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ikiso cy'ukuri cyandika wa papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika wa papuro n'iso cy'ukuri nta kindi ni se A na B ni ibisubizo by'ukuri. Imbere y'ahantu hinjirwa hanasohokerwa n'abantu benshi ntabwo wagenda guparika ikinyabiziga cyawe mu mwinjiriro w'isoko ndetse no mu muhanda aho ugabanyijemo ibisate bigaragazwa n'imirongo idacagaguye. Kino kibazo bashobora kugihindura. Ese iyo bagihinduye ko hari igihe uhitamo A gusa kuri B baba banditse ngo iki? Hari igihe uzahitamo A kandi ikibazo ubone neza neza kimeze gutya. Akantu bahinduramo ni akahe? Baravuga ngo mu muhanda aho ugabanyijemo ibisate bigaragazwa n'imirongo, iyo bavuze ngo icagaguye uhita uhitamo A, niyo ihita iba igisubizo cy'ukuri yonyine. Ariko iyo bavuze ngo idacagaguye, A na B biba ibisubizo by'ukuri. Ndakeka ko nibaramuka bakiguhaye noneho bagashyiraho ngo icagaguye urahita uhitamo A. Murabizi hano bagomba gutahura ukuntu bashobora guhindura ikibazo kugira ngo nugerwaho weho ntibikugore. Ikibazo cya kane kikabaza ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba kugira itara ry'ubururu imyatsa riboneka mu mpande zose. Ibihe binyabiziga? Arangwa ibinyabiziga bifite ubugari burenga metero 2 na santimetero 10. Beka ngo ibinyabiziga bya polisi y'igihugu. Seka ngo ibinyabiziga ndakumirwa. Deka ngo ibisubizo byose ni ukuri, ubwo A ikaba ari ikiso cy'ukuri, B ikaba ari ikiso cy'ukuri ndetse na C ikaba ari igisubizo cyanyacyo. Nkwibutsa kuri gukosora kino kizamukira mu kugize ikibazo urampamagara cyangwa ukanyandikira kuri 0789351626 nkagusobanurira serivisi yo kugusobanurira ikibazo cyose waba wagize mwa kino kizame kiba cyakozwe. Iba ari ubuntu kugusobanurira, nkusobanurira ku buntu. Ikindi, uramutse ubonye nta mafaranga ufite kandi ukeneye kuzakora rimwe ugahita utsinda ikintu ukora, ukanda subscribe hasi n'ubundi ikintu cyose nkiraho ujye ukibonera ku gihe ukagikora, kiba ari icyagufasha ko wajya mu kizamu ugakora rimwe ugahita utsinda. Kugira ngo nugerwaho uzakora rimwe rero uhita utsinda, kanda subscribe hasi. Ndakeka ko hano wamaze guhitamo cy'ukuri, ndakeka ko wamaze kucyandika wa papuro n'iso cy'ukuri nta kindi ni se ibinyabiziga ndakumirwa. Mwa bino binyabiziga ndakumirwa haba harimo nka za ambulance. Ndakeka ko mujya mubona nka za ambulance ziba zifite rino tara ry'ubururu imyatsa riboneka mu mpande zose. Ndakeka ko mujya mubibona. Niyo mpamvu hano duhisemo se ibinyabiziga ndakumirwa, niyo mpamvu uyanditse ku gapapuro. Ndakeka ko hano muzwitamo se rero, ndakeka hano muzwandika ku gapapuro. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo iki? Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo ibinyabiziga bihinga n'ibindi bikoresho byihariye bikoreshwa n'ibigo bipatana imirimo iyo bigenda mu nzira nyabagendwa igihe cya nijoro cyangwa bitewe n'uko ibintu bimeze n'uko ibihe bimeze bitagishoboka kubona neza muri metero 200 bishobora kugaragazwa inyuma n'amatara biratukura. Bipfa kuba bitarenza ibipimo bikurikira. Niba ari bino binyabiziga bihinga n'ibindi bikoresho byihariye biri kugenda mu nzira nyabagendwa cyangwa se mu muhanda ari igihe cya nijoro, ariko bitewe n'ukuntu ibihe bimeze ntabwo biri gukundira umuyobozi w'ikinyabiziga ko areba muri metero 200. Hari ukuntu yagomba kugaragazwa kugira ngo aze kuyibona
akiri kure. Bigaragazwa gute? Ni amatara biratukura niko batubwiye, ariko bipfa kuba bitarenza ibipimo bikurikira. Ibihe bipimo? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, urahitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Aravuga ngo kutarenza umuvuduko wa kilometero 20 mu isaha, mbega ngo uburebure bwabyo habariwemo ibyo bitwaye bukaba butarengeje metero 6, sega ngo uburebure ntarengwa ntiburenga metero 8, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo A na B nibyo bisubizo by'ukuri. A, kutarenza umuvuduko wa kilometero 20 mu isaha, na B, uburebure bwabyo habariwemo ibyo bitwaye bukaba butarengeje metero 6, nibyo bisubizo by'ukuri. Niko kuri D bari kutubwira. Wowe hano urabona isomo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Isomo cy'ukuri cyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko isomo cy'ukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko isomo cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro, n'isomo cy'ukuri nta kindi ni D. A na B nibyo bisubizo by'ukuri. A, kutarenza umuvuduko wa kilometero 20 mu isaha, mbibutsa ko ibintu bya kilometero runaka mu isaha ufite ahantu uri kujya ubirebera, n'uburebure bwabyo habereyemo ibyo bitwaye bukaba butarengeje metero 6. Ndakeka ko muzitamo D, ndakeka ko muzikandika ku gapapuro. Wari wahisemo A ni igisomo cy'ukuri ariko nta manota baraguha, wari wahisemo B ni igisomo cy'ukuri ariko nta manota baraguha, ugomba guhitamo inyuguti ya D ivuga ko byombi ari ibisubizo by'ukuri kuko harimo ibisubizo bibiri. A ni igisomo cy'ukuri na B ni igisomo cy'ukuri. Ndakeka ko wowe wari wamaze guhitamo D, ndakeka ko muzikandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 6, kirabaza ngo bumwe muri ubu bwoko bwa feri ituma imodoka iguma aho iri uko yaba yikoreye kose ku muzamuko cyangwa ku gaciro bya 16%, imyanya ya feri igomba gufata igakomeza kwegera ku buryo bw'ibyuma niyo umuyobozi yaba atarimo. Ubuhe bwoko bwa feri? Hano ibisubizo bine baduhaye. Ara ngo feri yo guhagarara umwanya munini, mbega ngo feri y'urugendo, sega ngo feri yo gutabara, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisomo cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atari igisomo cy'ukuri, B ikaba atari igisomo cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano wowe urabona igisomo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko igisomo cy'ukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko igisomo cya nyacyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisomo cy'ukuri nta kindi ni A, feri yo guhagarara umwanya munini. Bari babitubwiye mu kibazo, baratubwira ngo imyanya ya feri igomba igakomeza kwegera ku buryo bw'ibyuma niyo umuyobozi yaba atarimo. Ese iyo umuyobozi atari mu kinyabiziga kiba kiri kugenda? Oya, kiba gihagaze. Ubwo haba harimo feri yo guhagarara umwanya munini. Ndakeka ko waramaze guhitamo rero A, ndakeka ko waramaze kwandika ku gapapuro. Utari wahisemo ndiza ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 7 kikabaza ngo utugarurarumuri turi mu mbavu z'ikinyabiziga tugomba kugira ibara rikurikira. Irihe bara? A iravuga ngo umweru, B ngo umuhondo, C ngo umutuku, D ngo nta gisomo cy'ukuri kirimo. Ese utugarurarumuri turi mu mbavu z'ikinyabiziga tugomba kugira ibara risa rite? Itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igisomo cy'ukuri cyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko igisomo cy'ukuri amaze kugihitamo. Ese igisomo cy'ukuri ni A umweru, ese ni B umuhondo, cyangwa ni C umutuku, cyangwa nta gisomo cy'ukuri kirimo? Rero hano igisomo cy'ukuri nta kindi ni B. Utugarurarumuri turi mu mbavu z'ikinyabiziga tuba tugomba kuba dufite ibara ry'umuhondo. Noneho hari igihe bazakubaza ngo utugarurarumuri turi imbere ku kinyabiziga ku ruhande rw'imbere two tuba dufite ibara risute, uzavuga ko tuba dusa umweru, ariko turi mu mbavu tuba dusa umuhondo. Ndakeka ko muzikitamo B, ndakeka ko muzikandika ku gapapuro. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Ese kino cyapa uri kubona gifitiye ishusho? Wowe turi gukosorana kino kizame. Kino cyapa gifite ishusho y'urukiramende, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru, ni inyuguti ya H isa umweru. Ese kino cyapa gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Aravuga ngo hoteli, B ngo ibitaro, C ngo hagenewe kugwa kajugujugu, D ngo B na C ni ibisubizo by'ukuri. B ibitaro na C hagenewe kugwa kajugujugu ni ibisubizo by'ukuri. Hano urabona igisomo cy'ukuri cyanya cyari kirero mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igisomo cy'ukuri cyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko igisomo cy'ukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko igisomo cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisomo cy'ukuri nta kindi ni B ibitaro. Kino cyapa gifite ishusho y'urukiramende, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru, bisobanura ngo ibitaro. Ndakeka ko ramaze guhitamo rero B, ndakeka ko ramaze kwandika ku gapapuro. Nabonye abantu benshi mukunda guhitamo
ngo a kubera ngo hoteli itangizwa naha ngo buriya ngo na kino cyapa kibarira bagisobanura ngo ni hoteli. Oya, kiba gisobanura ibitaro. Muzajya mukunda kubibona iyo ugiye kugera ku bitaro, ukunda kubona bino byapa biba bihari. Ndakeka no muzwita muri Robin, ndakeka no muzwandika ku gapapuro. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo inkombe z'inzira nyabagendwa z'umuhanda ishobora kugaragazwa n'ibikoresho ngarurarumuri. Ibyo bikoresho bigomba gushyirwaho ku buryo abagenzi babibona ku buryo bukurikira. Hano abagenzi bari kuvuga ntabwo bari kuvuga abanyamaguru, oya, bari kuvuga abayobozi n'ubundi b'ibinyabiziga. Babibona gute? Hano hari ibisubizo 4 baduhaye, urahitamo kimwe cy'ukuri. Areba ngo babona iburyo bwabo iby'ibara ritukura cyangwa bisa n'icunga rishije. Beka ngo ibumoso babona iby'ibara ryera. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A ikaba ari igiso cy'ukuri ndetse na B ikaba ari igiso cya nyacyo, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atari igiso cy'ukuri, B ikaba atari igiso cy'ukuri ndetse na C ikaba atari igiso cya nyacyo. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kucyitamo. Ndakeka ko igiso cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Baba bagomba kubona iburyo bwabo iby'ibara ritukura cyangwa bisa n'icunga rishije, ibumoso babona iby'ibara ryera. Ndakeka ko hano muzitamo C. Ndakeka ko muzikandika ku gapapuro. Utari wahisemo ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo icyapa kivuga ko hatanyurwa mu byerekezo byombi kirangwa n'ubuso bw'ibara rikurikira. Urabona ko ibyapa ukunda kwibaza haba no mu buryo bw'amagambo. Rero kiriya cyapa kivuga ko uri kukibona atemerewe kujyayo, ariko n'uriya atemerewe kuza, kivuga ko hatanyurwa mu byerekezo byombi kirangwa n'ubuso bw'ibara risa rite. Ugiye kuvuga ku buso gusa. Areba ngo umukara, beka ngo umweru, sega ngo ubururu, deka ngo umutuku. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndakeka ko igiso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Igiso cy'ukuri nta kindi ni B. Murabizi kiriya cyapa kiba gifite ubuso bw'umweru, kiba gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru. Nta kirango kiba gifite kino cyapa. Kivuga ko hatanyurwa mu byerekezo byombi. Iyo ukibonye ntabwo wemerewe kujyayo, n'abariyo ntabwo baba bemerewe kuvayo. Ndakeka ko muzwitamo B. Ndakeka ko muzikandika ku papuro. Ariko ubonye biri kukugora, hari video nagukoreye iteguye neza y'ibyapa byo ku mihanda. Genda kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV uyirebe kugira ngo ibibazo byose byerekeye ku byapa byere kujya bikugora. N'ibibazo byinshi bakunda kubaza mu kizame biri muri iyo video, genda uyirebe. Ni kuri Rwanda Driving College TV. Ukande subscribe kugira ngo nukenera ko nkushyiraho irindi somo bitewe n'ibiri kukugora, dore ko muba mwabyanditse muri comment biri kubagora, uzahita ubibonera ku gihe. Ndakeka ko muzwitamo B. Rero ndakeka ko muzikandika ku gapapuro. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba kugira ibikoresho byone byumvikana mu ntera ya metero 20. Cyavuzeho n'ikiri muri metero 20 ukaba wabyumva. Ibihe binyabiziga? Arangwa amapikipiki, beka ngo velomoteri, sega ngo ibinyabiziga bigendeshwa na moteri bidapakiye, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igiso cy'ukuri cyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndakeka ko igiso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni B. Velomoteri ni igira ibikoresho byone byumvikana mu ntera ya metero 20. Iyo uvugijeho ni muri metero 20 uba wabyumva. Ndakeka ko muzwitamo B. Ndakeka ko muzikandika ku papuro. Nkwibutsa ko code ziri koneka waba rose mu gihugu, zabizaho kuri provisoire, zabiza kategori. Twandikiye cyangwa uduhamagare kuri 0789 16 tugufashe ko na code mu gihe gitoya. Ukeneye kwiga uri mu mujyi wa Kigali ho twanahura umunsi umwe tukakwigisha turi kumwe. Umunsi ukurikiye ukaba wajya mu kizamu gakora rimwe ugahita utsinda. Ibi nibyo no kwibutsa gukanda subscribe kugira ngo ikintu cyose nkizeho ujye uhita ukibonera ku gihe, kuko bino bibazo bikunda kugaruka. Ni ingenzi ko najya cyawe ikizamuka ujye ukibonera ku gihe utarindiye ko bagenzi bawe bagusharinga link. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo ibinyabiziga bikurikirana bitegetswe kugira ibimenyetso bibyerekana iyo byambukiranya umuhanda cyangwa bigenda ku ruhande rwawo. Ko tuzi ko niyo imodoka ihagaze iruhande rw'umuhanda iba igomba kugira ibintu biri kuyigaragaza ko ihari. Nibihe binyabiziga byo byemewe kuba byakwambuka umuhanda cyangwa se bikagenda n'impande y'umuhanda,
bidafite ibi byerekana. Hano hari ibisubizo bine baduhaye, urahitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Ari ngo ibinyabiziga bigendwamo n'abana, mbega ngo ibinyabiziga bigendwamo n'abamugaye. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari igiso cy'ukuri ndetse na B ikaba ari igiso cyanya cyo, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kiri rero mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereza neza usubizanye ubwitonzi. Igiso cy'ukuri cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndakeka ko igiso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ibinyabiziga bigendwamo n'abana, twa tunyabiziga bashyiramo abana bakagenda badusunitse. Mubona ko nta binyoteri tuba dufite, nta matara ndangacyerekezo tuba dufite, ndetse na bino binyabiziga bigendwamo n'abamugaye. Turiya tugare mubona ko nta binyoteri, nta matara ndangaburumbarare, hoya. Niyo mpamvu mu gihe biri kugenda iruhande rw'umuhanda cyangwa mu gihe biri kwambukiranya umuhanda, ntabwo ari ngombwa kugira ibi byerekana. Niyo mpamvu duhisemo C ivuga ko A na B ari ibisubizo by'ukuri. Niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Wari wahisemo A ni igiso cy'ukuri ariko nta manota baraguha, wari wahisemo B ni igiso cy'ukuri ariko nta manota baraguha, ugomba guhitamo C ivuga ko byombi ari ibisubizo by'ukuri, kuko harimo ibisubizo by'ukuri bibiri. Ndakeka hano muzwitamo C, ndakeka hano muzwandika ku gapapuro. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo icyapa cy'inyongera kigaragaza ikibanza cy'ingano cyangwa cy'abantu benshi bagendera ku nyamaswa kirangwa n'amabara akurikira. Iyi video y'ibyapa by'inyongera narayibakoreye, iri kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Genda uyirebe kugira ngo nujya ugera kwa bino bibazo byere kujya bikugora. Ese biba biteye ku buhe buryo? Ese biba bifite ayahe mabara? Ese birangwa n'ayahe mabara? Aranga ubururu, umweru n'umukara. Mbega ngo umukara, umweru n'umuhondo. Sega ngo icyatsi kibisi, umuhondo n'ikirango cy'umukara, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atari igiso cy'ukuri, B ikaba atari igiso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igiso cy'ukuri cyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndakeka ko igiso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Igiso cy'ukuri nta kindi ni A. Ubururu, umweru n'umukara. Murabizi biriya byapa by'inyongera, nubwo waba utazi kino ariko akabuza ukuntu ibyapa by'inyongera biteye, biba byagufasha guhita utahura igisubizo cy'ukuri. Murabizi biba bifite ishusho ya mpande enye, umuzenguruko w'ubururu, ubuso bw'umweru cyangwa bwera, n'ibirango by'umukara. None bavuze ubururu aba ari umuzenguruko w'ubururu, umweru ni ubuso bw'umweru, umukara aba ari ibirango by'umukara. Ndakeka ko muzwitamo rero A. Ndakeka ko muzwandika ku gapapuro. Utari wahisemo ndiza ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora, ariko ubonye hari ikindi kintu kiri kugora ucyandika muri komenti, ukanda subscribe kugira ngo niyishyiraho uzahita ukibonera ku gihe. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo birabujwe kubangamira ibigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga kubera ibi bikurikira. Hari ikintu ushobora gukora utwaye ikinyabiziga mu muhanda cyangwa mu nzira nyabagendwa kikabangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga. Niyo ibinyabiziga uko bigenda hagahita hagaragara ko hari ikintu cyabaye kidasanzwe. Ese ni ikihe kibujijwe? A iravuga ngo kugabanya umuvuduko ku buryo budasanzwe. B ngo gukacira feri bidatewe no kwirinda ibyago. C ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari igiso cy'ukuri ndetse na B ikaba ari igiso cyanya cyo, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Birabujwe kubangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga kubera ibi bikurikira. Ese ibihe? Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndakeka ko igiso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Igiso cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Kugabanya umuvuduko ku buryo budasanzwe bihita biteza ambutiyaje. Mu ndimi z'amahanga mu byita ngo ni ambutiyaje. B gukacira feri bidatewe no kwirinda ibyago bishobora gutuma umuntu uduguturutse inyuma ahita kugonga. Niba wari uri kugenda ugahita ukacira feri, arahita aza we atazi ko ugiye guhita ukacira feri, ahita aza kugonge, biguteza ibyago. Bino byago harimo n'ibyo kubura ubuzima. Niyo mpamvu mugomba kwitonda. Niyo mpamvu duhisemo ko igiso cy'ukuri ari C, kugabanya umuvuduko ku buryo budasanzwe no kugacira feri bidatewe no kwirinda ibyago. Ndakeka ko waramuzwe guhitamo C. Ndakeka ko waramuzwe yandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 15. Kibaza ngo iki? Kirabaza ngo nijoro amatara yo kubisikana y'ibara ryera cyangwa y'umuhondo agomba igihe ijoro rikeye kumurika mu muhanda nibura mu ntera ikurikira.
iyo bavuze ngo ijoro rikeye ntabwo ari ukuvuga ngo ni mu rukerera, ashobora no kuba ari saa sita z'ijoro ariko hakaba nta gicu kibuditse gihari, nibyo bita ngo ni igihe ijuru rikeye. None hano urabona icyo cyukuri cyanya cyari ikihe, aravuga ngo muri metero 100, mbega ngo muri metero 50, sega ngo muri metero 40, deka ngo nta iso cyukuri kirimo. Ubwo a ikaba atari iso cyukuri, b ikaba atari iso cyukuri, ndetse na c ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona iso cyukuri cyanya cyari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Iso cyukuri cyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota turi buze kugira kuri 20. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro, iso cyukuri nta kindi ni c muri metero 40. No kuvuga ngo amatara yo kubisikana y'ibara ryera cyangwa y'umuhondo igihe ijuru rikeye aba agomba kumurika mu muhanda nibura mu ntera ya metero 40. Ukaba wayabona ukiri muri metero 40. Ndakeka ko uramutse uhitamo c, ndakeka ko uramutse uyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo ikintu cyose cyatuma hahindurwa ibyanditse bireba nyiri karita cyangwa biranga ikinyabiziga kigomba kumenyeshwa ibiro by'imisoro, haba mu magambo cyangwa mu baruwa ishinganye. Ibyo bikorwa mu gihe kingana gute? Niba hari ikintu gitumye hahindurwa ibyanditse bireba nyiri karita, biba bigomba kumenyeshwa imisoro, kuko murabizi ibinyabiziga birasora na ba nyirabyo, baho rero bagomba guhita babimenyesha ibiro by'imisoro, haba mu magambo cyangwa mu baruwa ishinganye. Ese ibyo bikorwa mu gihe kingana iki? Hano hari ibisubizo bine baduhaye. Aravuga ngo mu mezi 2, mbega ngo mu kwezi kumwe, sega ngo mu minsi 15. Mu gihe kuri d bari kutubwira ngo nta iso cyukuri kirimo. Ubwo a ikaba atari iso cyukuri, b ikaba atari iso cyukuri, ndetse na c ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona iso cyukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza rero usubizanye ubwitonzi iso cyukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota turi buze kugira kuri 20. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cyukuri nta kindi ni d, nta iso cyukuri kirimo. a ntabwo ari iso cyukuri, b ntabwo ari iso cyukuri, ndetse na c ntabwo ari iso cya nyacyo. Ese icyagagombye kuba igiso cyukuri ni ikihe? Ibyo bigomba gukorwa mu minsi 8. Nubona badasubije iminsi 8 uzahita uhitamo ko nta giso cyukuri kirimo. Hano hari iminsi 8 uri kubonamo oya, niyo mpamvu nta gisubizo cyukuri kirimo. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo ku binyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana igice kirenga ku binyabiziga ntigishobora kurenga ibipimo bikurikira. Igice kirenga ku biziga ntigishobora kurenga ibipimo bikurikira. Ibihe? Aravuga ngo iby'inyuma metero 3, mbega ngo iby'imbere metero 2.70. Sega ngo a na b ni ibisubizo by'ukuri, deka ngo nta giso cyukuri kirimo. Ese hano urabona iso cyukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro, iso cyukuri nta kindi ni b. Iby'imbere bigomba kuba ari metero 2.70. Hari igihe kino kibazo barakikubaza mu kizamura kora mu kanya bakavuga ngo metero 2.7. Kuvuga ngo metero 2.7 no kuvuga metero 2.70 no kuvuga metero 2.700 byose aba ari kimwe, kuko murabizi zero iri inyuma y'akadomo, iyo nta wundi mubare ukurikiyeho nta kintu bivuze. Rero hari igihe bashobora no kubigwa babishyize muri santimetero, bakavuga ngo a iby'inyuma santimetero 300, b iby'imbere santimetero 270. Ntibizakugora, ikintu uzaba wakoze no guhindura ingero gusa. Murabizi metero imwe bingana na santimetero 100. Rero kino kibazo niba kikoza gutya urasubiza b, iby'imbere aba ari metero 2.70. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo uretse bibonewe uruhushya ubundi birabujijwe gushyira no gukomeza kugendesha imodoka cyangwa rumoroki mu nzira nyabagendwa iyo uburemere bw'ibyikure burenze uburemere ntarengwa bwemewe n'ikarita iranga ikinyabiziga, ariko ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira. Murabizi neza ntabwo ikinyabiziga cyawe cyaba gitwara toni 5 ngo utware toni 7. Biba bibujijwe, birahanirwa. Ariko hari ibinyabiziga byo kiba gishobora kuba cyatwara toni 5 arizo zanditse ku karita, kikaba cyatwara nka toni 7, cyo kikaba kibyemerewe. Ese ibyo binyabiziga ni ibihe? Arangwa ibinyabiziga bya polisi, mbega ibinyabiziga bihinga, sega ngo imashini zikoreshwa mu kubaka imihanda, mu gihe kuri de bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona icyo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza usubizanye ubwitonzi icyo cy'ukuri cyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20.
ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko igiso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro, igiso cy'ukuri nta kindi ni se. Imashini zikoreshwa mu kubaka imihanda, mwese mujya mubibona mukabona bya bimodoka bitwara nk'itaka, ukabona cyikoreye itaka ryasendeye. Hari igihe bishoboka ko kiba cyarengeje uburemere bw'ibyo cyakagombye gutwara bwanditse ku karita, ariko cyo kiba kibyemerewe. Zino mashini zikoreshwa mu kubaka imihanda zo ziba zibyemerewe. Ndakeka waramaze guhitamo se, ndakeka waramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo ibizirikisho by'iminyururu cyangwa by'inziga kimwe n'ibindi by'ingoboka bikoreshwa gusa igihe nta kundi umuntu yabigenza kandi nta kindi bigira uretse gusa kugira ngo ikinyabiziga kigeraho kigomba gukorerwa kandi nturenze na rimwe kilometero 20 mu saha. Ibyo bizirikisho bigaragazwa ku buryo bukurikira. Bigaragazwa ku buhe buryo? Arangwa agatambaro gatukura kuri santimetero 50 z'umuhanda. Mbega ngo ikimenyetso cy'itara risa n'icunga rishije. Sega ngo icyapa cyera cya mpande enye zingana gifite santimetero 30 kuri buri ruhande, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta kiso cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atari ikiso cy'ukuri, B ikaba atari ikiso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona ikiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko igiso cya nyacyo bamaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni se. Aba ari icyapa cyera cya mpande enye zingana gifite santimetero 30 kuri buri ruhande. Niba ramuka bakiguhaye batakiguhaye mu ubu buryo, uzahita uhitamo ko nta giso cy'ukuri kirimo, kuko nta giso cy'ukuri kizaba kirimo. Icy'ukuri kiba kigomba kuba ari icyapa cyera cya mpande enye zingana gifite santimetero 30 kuri buri ruhande. Ndakeka ko guhitamo se, ndakeka ko kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 20 nacyo cya nyuma. Kibaza ngo iki kirabaza ngo umuyobozi usunika ipikipiki agomba gufatwa nka. Bino bintu tukunda kubibona aho twese, ukabona umuyobozi w'ikinyabiziga twaye ipikipiki yakivuyeho ari kugisunika. Ese uba ugomba kumufata nk'iki mu gihe yavuye ku kinyabiziga cye ari kugisunika? Hano hari ibisubizo bine baduhaye. Araba ngo umunyamaguru, kavuga ati kubera n'ubundi ari kugendesha amaguru, buriya ni umunyamaguru mugenzi wanjye. Mbega ngo umuyobozi w'ikinyabiziga. Sega ngo umugenzi. Dega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ukamufata nk'umunyamaguru ariko ukongera ukanamufata nk'umuyobozi w'ikinyabiziga. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igiso cy'ukuri cyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uraza kugera kuri 20. Ariko no mashusho yose abazwa mu bikizame nayo namaze gukorera video yayo nyishyira kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. So kuri YouTube channel yanyu urebe ano mashusho y'ibyapa, ano mashusho yose babaza mu kizame, urebe nira video y'ibyapa, wandike no muri comment ikintu ukeneye ko nkwigisha kugira ngo nugerwa uzakorera mu itutsinda. Rero hano iso cy'ukuri nta kindi, nubwo ikinyabiziga kiba cyamupfiriye ugomba gukomeza ukamufata nk'umuyobozi w'ikinyabiziga. Ndakeka no uzwitamo B, ndakeka no uzwiyandika ku gapapuro. Ndizera ko kino kizame dukosoye ari ikintu kigufashije. Ukeneye gukora rimwe ukaba udafite amafaranga nguze nkwigishe, kanda subscribe ikintu cyose nshyizeho aba ari icyagufasha kwajya mu kizamu ugakora rimwe ugahita utsinda. Uragira urahita ukibonera kugenda ugira ikibazo umpamagare ngusobanurire serivisi yo kugusobanurira iba ari ubuntu. Ukeneye kode nyandikira cyangwa umpamagare ni kuri 078 935 16 bigufashemo. Ukeneye kwiga ukoresha iyo nimero. Uri mu mujyi wa Kigali ukeneye ko tugusanga aho uri cyangwa ukaza ukadusanga aho turi tukakwigisha umunsi umwe ukurikiye, ukaba wagenda ugakora rimwe ugahita utsinda. Nawe ukoresha nimero 078 935 16 tukabigufashamo. Ibibazo biri gukunda kuza, niyo mpamvu uri kubona gukora rimwe byabaye nk'umuco. Rero ni ingenzi ko icyo kino kizami cyose kiri kuba kimaze gukorwa wajya urahita ukibonera ku gihe. Ndabakunda cyane, Imana ibamugisha, mugire ibihe byiza.